Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo kuwa kabiri w'icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 30, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, tugafata umurongo wa 12 kugeza ku wa 15, tugafata n'umurongo wa 18 kugeza ku wa 22. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 14 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 36. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Uhoraho abwira Yeremiya ijambo. Uhoraho Imana ya Isiraheli avuze atya: uzandike mu gitabo amagambo yose nakubwiye. Ninjye ubwanjye wabatangarije umukiro kandi nkubagezaho. Ntabwo ari Imana y'inyamahanga iba iwanyu. Bityo rero muri abahamya banjye, naho njye ndi Imana, uwo ni Uhoraho ubivuze. Nta muntu ufite wo kukurengera, igikomere cyose kibonerwa umuti, ariko icyawe nta miti yakivura. Abakunzi bawe bose barakwirengagije, ntibakikwitayeho. Naragukomerekeje boshye ukubiswe n'umwanzi, ari nacyo gihano cyawe kubera ibicumuro byawe bitagira ingano n'ibyaha byawe bidahwema kwigaragaza. Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Igikomere cyawe ntigishobora gukira. Nakugize ntyo kubera ibicumuro byawe bitagira ingano n'ibyaha byawe bidahwema kwigaragaza. Uhoraho avuze atya: nzavugurura amahema ya Yakobo, abayatuye mbagirire impuhwe. Buri mujyi uzongera wubakwe ku musozi wawo, na buri nzu nziza isubire mu kibanza cyayo. Abantu bazavuza impundu zo gushimira ziherekejwe n'amajwi menshi y'ibyishimo. Nzabaha kororoka ubutazagabanuka, nzabubahiriza kandi ntibazasuzugurwa. Abana babo bazasubizwa ubutoneshwe bahoranye, umuryango wabo ushinga imizi imbere yanjye, maze mpane ababashikamiraga bose. Umwami wabo azaba ari umwe muri abo, umutware wabo azabakomokemo, kandi nzamuzane mwiyegereze. Ninde rero watinyuka kunyegera? Uwo ni Uhoraho ubivuze. Muzambera umuryango, nanjye mbabere Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze kugaburira abantu mu butayu, ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya igihe agisezerera rubanda. Amaze kubasezerera azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba ukuba ari wenyine. Naho ubwato bwari bugeze kure y'inkombe, buhungabanywa n'imivumba kuko umuyaga wabuturukaga imbere. Nuko bujya gucya aza basanga agenda hejuru y'inyanja. Abigishwa babonye agenda hejuru y'inyanja bakuka umutima, bati nibaringa. Bashya ubwoba niko kuvuza induru. Ako kanya Yezu arababwira ati nimuhumure ni njye, mwigire ubwoba. Petero niko kumusubiza ati Nyagasani, niba ari wowe tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. Yezu ati ngwino. Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yezu. Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke,
agira ubwoba atangira kurohama, nuko atera hejuru ati Nyagasani nkiza. Ako kanya Yezu arambura ukuboko aramusingira ati wamwemera gato we, ni iki cyatumye ushidikanya? Nuko ageze mu bwato umuyaga urahosha, abari mu bwato bamupfukamira bavuga bati koko uri umwana w'Imana. Bamaze kwambuka bagera mu karere ka Genezareti. Abantu baho bamumenye bakwiza inkuru muri ako karere kose, niko kumuzanira abarwayi babo bose. Baramwinginga ngo abareke bakore ku ncunda z'igishura cye gusa, nuko abazikozeho bose bagakira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.